burya hari igihe wumva isi yose ikurangiriyeho bitewe n'uko abavandimwe bagiye, inshuti zikaguteranya, izindi zikagutererana, ndetse n'umuntu wari wakwemereye urukundo akaba ari we wa mbere ugukomeretsa. Gusa hari ijambo rimwe gusa ryagufasha gutuza, ni ijambo Emmanuel ryaririmbwe na Vestine na Dorcas, risobanuye ngo Imana iri kumwe nawe. Reka twumve uko byagendekeye Ines. Ines yari umukobwa mwiza witaho, utiyemera, wumve ngo yari azi gukunda. Umunsi umwe rero nibwo yatswe urukundo, arangije nawe arutanga atazuyaje, aruha umutima rwose w'umusore witwaga Iva, aramwiyegurira. Uwo musore rero yamweretse ko ari byose kuri we, nicyo cyatumaga Ines nawe yumva yuko abonye umusore w'inzozi ziwe. Bararyoheje imyaka 3 yose irashira, gusa Ines yari yaramuhaye byose, wumve ngo umutima, icyizere ndetse na gahunda yo kuzamubera umugore. Mu minsi iri imbere byose yari yarabimusezeranyije. Gusa umunsi umwe byose byarahindutse. Iva aramubabaza, dore ko yagize gutya akamuhamagara akamubwira ati ndumva ntakigukunda, mfite undi mukunzi, turumva neza si wowe twagombaga kuzabana. Ni amagambo rwose yababaje Ines, ku buryo kino kwiyumva byabanje kumugora. Ibi byatumye Ines ahita ajya kuryama arira, yagiye muri saro akuramo inkweto imbere y'abavandimwe be. Mu by'ukuri nabo bibazaga uko bigenze, bitewe n'uko babonaga amaso ye yuzuyemo amarira, aho yumvaga rwose kubaho we ntacyo bikimumariye, mu gihe rwose yabonaga yuko yamaze gutakaza Iva. Agakomeza kwibaza ati mu by'ukuri niki nakoreye Iva kibi cyaba cyaratumye anyanga bene aka kageni, akaba ambwiye amagambo nk'ariya. Mu by'ukuri kuvuga byakomeje kumugora. Gusa hashize amezi 3 nta muntu n'umwe abavugana, nibwo yari yaranaretse kujya mu rusengero kubera ko yashakaga guhunga abantu bose, ndetse akanahunga ahantu hose Iva yakundaga kujya. Umunsi umwe rero nibwo yicaye, abonye bikomeje kumurenga, ahitamo gusohoka mu nzu ajya kwicarira hanze mu kanyatsi akari n'ubundi hanze y'inzu y'iwabo, aba yiyotera akazuba. Ubwo rero n'ubundi yaragitekereza kuri Iva, nibwo yumvise indirimbo yaturukaga muri radiyo umwana muto yari arimo yumva, ayikinira agapira ku muhanda. Ni indirimbo yagiraga iti Emmanuel, ni indirimbo ya Vestine na Dorcas. Ako kanya nibwo amarira yamucitse, bityo yumva ijwi rimubwira mu mutima riti inzira yawe yose ndayizi, ndetse humura ndi kumwe nawe Emmanuel. Nibwo yahagurutse bwa mbere adafashe ku gikuta, kuko yari yarabuze imbaraga mbere, byaramugoraga guhaguruka nta kindi kintu ahagurukiyeho. Iryo niryo jwi ryamuhaye intege, ndetse rimwibutsa ko nubwo Iva yamutereranye, mu by'ukuri hari undi utajya uhinduka, ari we Imana. Guhera ubwo rero yatangiye gusenga, akajya no mu matsinda y'abarokotse ibikomere bitandukanye batewe n'urukundo, ayiga kwandika, ayiga guteka, ndetse agenda yiga no gufasha abandi banyuze mu bikomere. Nyuma y'imyaka 5, umunsi umwe nibwo yagiye gutanga ubuhamya mu itorero rimwe ry'i Kigali. Arangije yicara imbere cyane, dore ko yari umwe mu bari bahanzwe amaso muri icyo gitaramo. Atungurwa no kubona Iva nawe yicaye mu baje mu gitaramo. Mu maso he hari harimo ipfunwe, isoni n'umubabaro, ariko mu by'ukuri Ines ntacyo yigeze yitaho. Byarakomeje n'ubundi, umwanya wo kuririmba uragera, Ines arahaguruka aririmba neza, ndetse akomeza guhamya ko Emmanuel yamuhagurukije rwose, ubwo isi yose yari yamutereranye, ndetse n'uwo bakundanaga yamusize. Nyuma y'igitaramo nibwo Iva byamukomanze, arangije aramwegera aramubwira ati Ines, sinzi uko nabikubwira, gusa nanjye ubu ngubu uwo twakundanaga twaratandukanye. Unyihanganire, naragukomerekeje, narakwibagiwe, ndetse nanakwanze, nta n'icyo dupfa, ndangije mu bukira undi nanirukaga, ariko mu by'ukuri atankunda. Ines yabanje kumwenyuramo gato, bimwe byo kuvuga ngo nibura nawe wabashije kubona ako nanjye nababaye. Arangije amufata ku rutugu aramubwira ati yego waragiye, ariko Emmanuel ya Vestine na Dorcas ntiyigeze igenda. Ati burya wansigaga narababaye, ariko mu by'ukuri Imana yari kumwe nanjye.
ati nguhaye imbabazi kuko nanjye Imana yazimpaye mbere y'uko nawe uzinsaba. Iva byaramurenze abura ikindi cyo guhita akora, ararira ahobera Ines, bityo umunyenga w'urukundo nuko wakomeje. Ines na Iva ibihe byiza bahozemo birongera biragaruka biturutse ku ndirimbo Emmanuel ya Vestine na Dorcas. Nawe birashoboka ko iyi ndirimbo hari igitangaza cyangwa se inkuru ikomeye yaba yarasize mu buzima bwawe, wayinyuza mu gitekerezo hasi nyine tukabasha kuba twabisangira, kugira ngo twese dufatanye guhindurwa n'umurimo mwiza w'aba bakobwa ndetse Imana ikomeje kugenda idukoramo. Burya hari igihe umuntu atakubabarira, mu by'ukuri ugasanga bikugizeho igikomere gikomeye cyane, ariko mu by'ukuri hari ijambo rimwe rikomeye Emmanuel rivuga ngo Imana iri kumwe nawe kandi Imana ntizigere gutererana. Burya ntuzigere wumva kuri wenyine, ntuzigere kandi wumva ko urukundo rwabaye amateka utakongera gukunda cyangwa ngo ukundwe kubera ko wababajwe. Imana ntigitererana abayo, nk'uko Ines yabashije kubabarira Iva, nawe uzabishobora, ndetse nk'uko n'ubundi Iva nawe yababariwe, nawe wababarirwa kuko Imana iri kumwe nawe kandi izi byose kuri wowe. Ndagushimiye kuba wabanye nanjye, ndi wakugezagaho iyi nkuru yose ishingiye ku ndirimbo ya Vestine na Dorcas, nitwa Benepress. Kugira ngo rero uzabone n'izindi nkuru zitandukanye, kanda subscribe ubundi ufungure n'inzogera, utange n'igitekerezo cyawe, utubwire uko wumvise iyi nkuru.